uriya ni iniga y'abasitare, iniga yacu umwana urumva yajyaga twigisha utuntu two mu muhanda, iniga yacu jomba hose mwana. Igeze yigisha icyigisho kivuga ngo dukore nk'abazapfejo, dukore nk'abazapfejo, ni ijambo yigishije ndabyibuka neza. Rero nzi neza yuko ku munsi w'umuzuko Pastor Theogene tuzamubona. Ngiye kubwira mama pasiteri mwana acuma asomba ubugari mwana, uze turye ntugende tutari ubugari mwana. Hanyuma runagenda mu rugo, mu by'ukuri twarariye turahaga, hari n'abandi bakozi b'Imana. Pastor Theogene inzahuke, Uwiteka azakuzahure ku munsi w'amateka, Uwiteka azakuzahura kuzamure mu bwami bwe, uzica azakuzahure wicare na Yesu ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Kuko Theogene twamukundaga, turacyamukunda, tuzahora tumukunda. Ahubwo iri jambo Okay, turacyakomeza ngo twababwiye nyine turacye muri gahunda nyine yo gushyingura umuvandimwe wacu nyine Pastor Theo. Ndi kumwe n'undi mugenzi we rwose bakoranye umurimo w'Imana, rwose Imana ibasha kubahereza cyangwa se basigana amavuta. Ndeka we ntavuze izina rye nawe atangire atwibwira, atubwire mu by'ukuri aca mu buzima buke cyangwa se bwinshi, biraterwa n'iminota afite. Babanye gute na Theo, wahuye gute, ni iki mwibukiraho, ni iki azahora mukumburaho? Pastor ikaze. murakoze cyane. Amazina ni Pastor Niyonzima Claude. Imana ifite PS. Mu by'ukuri ntabwo twaceceka kuvuga, ariko hari uyu muntu atekereza umuntu uburyo bagendanaga, baganiraga, basangiraga, basuranaga, ugasanga birenze n'uruvugiro, birenze no kubivuga. Pastor Theogene tuziranye igihe twabonanye nyirizina mbere ya COVID ho gatoya, hanyuma tuba inshuti, tukajya tuganira dusurana. Ariko icyo namubonyemo umutima w'Imana, namubonyemo umuntu, namubonyemo kwihangana, kugira neza, gufasha, umutima w'imbabazi. Niwo warangaga Pastor Theogene. Aho intego ye, fondasiyo yiwe kwari ukuvuga ngo Mana aho wankuye ndifuza kuhakura abo twabanye mu mihanda, kugira ngo bazagira icyo bageraho nkuko nanjye hari icyo wangejejeho. Ibyo rero ni ikintu tutabura kwishimira, ni ikintu tushimira Imana, kuko apfuye nk'umukiranutsi. Nubwo yapfuye urupfu rw'impanuka, imodoka barinda kuyisatura kugira ngo imirambo ivemo, ariko icyo tuzi cyo nuko ijuru Theogene ararifite. Kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo baruhuke imiruho n'imihati, umwuka nawe ngo ye, kuko imirimo yabo ibakurikiye. Pastor Theogene imirimo yaramukurikiye, imirimo inamukurikiye, yakoreye Imana, yafashije abantu, yazamuye abantu, yazahuye abantu benshi, abana bo mu mihanda. Ni igikorwa Pastor Theogene yari yinjiyemo kivuga ngo arashaka gukura abana mu mihanda bitwa mayibobo, kuko aho ngaho ariho yahoze. Rero Imana mbere yuko hari icyo dushaka ku Mana, nayo hari ikidushakaho. Icyo rero nicyo Theogene yakoze, kandi ndamusabira iruhuko ridashira. Hanyuma wenda we mu myizerere n'imyemerere yawe, uri pastor nyine, ufite kuntu wumva ibintu cyangwa se ufite kuntu wumva ijambo ry'Imana. Bamwe batese ni gute umuntu ava kuvuga ubutumwa bw'Imana, Imana ikemera ko akora akita nk'iriya agapfa urupfu nka ruriya? Ese mu by'ukuri wa mugani bakavuga bati ese Imana nayo ibyaho nsimbizi, ni iki wahumuriza abantu kugira ngo bumve ko umugambo w'Imana wa mugani nta umenye ibyayo? Imana rero ihamagara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari n'ushobora kwicara mu ntebe akikubita hasi agahita apfa. Hari n'ushobora gusinzira agakanguka yapfuye. Hari n'ushobora kurwara indwara isanzwe akajya kwa muganga agapfa. Rero kuba Pastor Theogene yapfuye urupfu nka ruriya, hababaye umubiri ntabwo hababaye umutima, hababaye umubiri ntabwo hababaye umutima, kuko ni isezerano ry'Imana yari yifite nawe ubwe. Yigeze yigisha icyigisho kivuga ngo dukore nk'abazapfejo, dukore nk'abazapfejo. Ni ijambo yigishije ndabyibuka neza. Rero nzi neza yuko ku munsi w'umuzuko Pastor Theogene tuzamubona, kandi tuzanezerwa, tuzaririmbana nawe indirimbo yo kunesha,
tuvuge ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri he, urubori rwawe ruri hehe? Warupfuwe kunesha kwawe kuri he, urubori rwawe ruri he? Hanyuma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana haravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami baruhuka imiruho n'imihati kuko imirimo yabo sori ibakurikiye. Hanyuma muri Daniel hakavuga ngo ku munsi w'umuzuko abapfuye tuzabona ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukorwa n'isoni, ibiteterwa byinshi. Rero Pastor Theogene muri uwo mubare ntabwo arimo. Tukiri aho rero reka tuvuge ngo si we wenyine, hari n'umwana we mu isi y'umwuka witwa Donati w'umuhanzi bapfanye muri iyo modoka. Donati nawe ni ibyuma. Tusaba itoro rya ADEPR n'abandi bafite umutima wo kuba bugufi, ukunda Theogene wese akaba ari hano uyu munsi yongera agire n'umuhati wo kuzajya ibyumba ejo ku munsi wa kane tuzahurireyo. uvuze kuri ako kantu wa mugani nk'itorero mwasenganaga nk'abashuti be cyangwa se abakozi b'Imana bagenzi be, n'iki muteganya nyuma y'inkuru mbi nk'ingi y'urupfu rwe? N'iki muteganya kuri famiye ye? Hari ikintu muteganya kidasanzwe cyangwa ni nka kwa kundi imihango uyu munsi ngo kana karagiye nyine? Kugeza ubu turamenya ngo umuvugizi wa ADEPR aravuga iki ku bana ba Pastor Theogene, abana ba Pastor Theogene, umugore wa Pastor Theogene, famiye isizwe na Pastor Theogene. Hanyuma ntituramenya ngo ADEPR iravuga iki. Ubwo dutegereje kumenya kwirimbira usororo cyangwa se no mu rusengero. Urabona ntibarasoza, turasoza aho rero hamwe muri ho niho dutegereje kumva ijambo rituruka mu muvugizi cyangwa representa w'itorero rya ADEPR bwana Revera Pasteur Ndayize Isaie. Rero ndibwira yuko ariko Apotre Mignoni Alice Kabera we yatangaje yuko afite umuryango witwa Women Foundation ufasha imfubyi abapfakazi, rero ko n'umudamu wa Pastor Theogene n'abana be ko nabo batazabananira. Kubw'iyo mpamvu rero twashimira Apostle Mignoni Kabera kuba yaravuze yarateye intambwe. Ni umudamu w'Imana, ni umudamu Imana ikoresha ibintu byinshi, ni umudamu uba bugufi bw'abababaye, ni umudamu utanga support aho ibintu byabaye ibibazo. Apotre Mignoni ni umudamu dushimira by'umwihariko. Pastor, dusoza nyine ni ikihe kintu uzahora wibukira kuri Pastor Theogene nyine nakakuri ku mutima niye nama wagira? Uriya ni iniga y'abastare, iniga yacu mwana, urumva yaratwigisha utuntu two mu muhanda, iniga yacu jomba hose mwana, urumva. Rero urubyiruko, urabona abantu urubyiruko rwakubise rwuzuye, abamama, abapapa, abasaza, abakecuru, hari byinshi tumwibukiraho, cyane nkanjyeho mu minsi ishize nari nagiyeyo mu murenge wa mu karere ka Rulindo, niho yaratuye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana, akagari ka Kaje Vuba nihatuye. Nari nagiyeyo hari gahunda ngirayo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyuma noneho rero sinzi ukuntu yambonye ntambutse aramanga ngo Pastor ngo ni wowe mbonye unciyeho n'imodoka untapashije, ninigewe ni wowe unyuzeho mwana, ninigewe mwana, nigiye mushumba. Rero bivuze iki rero? Arambwira ati rero ngiye kubwira mama Pasteur mwana acuma asomba ubugari mwana, uze turye ntugende tutari ubugari mwana. Hanyuma ruragenda mu rugo, mu by'ukuri twarariye turahaga, hari n'abandi bakozi b'Imana. Pastor Theogene inzahuke, Uwiteka azakuzahure ku munsi w'amateka, Uwiteka azakuzahura kuzamure mu bwami bwe, uzica azakuzahure wicare na Yesu ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Kuko Theogene twamukundaga, turacyamukunda, tuzahora tumukunda. Ahubwo iri jambo ahubwo ntibigarukira aha. Rero ndasaba ngo Imana ifashe buri muntu wese, ifashe umuryango wa Pastor Theogene, abana be, umugore we muri rusange, kandi itorero rya ADEPR ndarisaba ngo ribe hafi y'umuryango wa Pastor Theogene. Pastor, reka tugushimira cyane nyine nubwo turi mu bihe bibi nyine, ariko ngira ngo message yatambutse kandi duhura na byinshi ntacyo twabihinduraho. Igikuru ni ugusenga, kuba imbere y'Imana nicyo cyambere kuruta ibindi. Murakoze. Sana. Right. So ngaho rero cyakomeje nyine, turacyari ahangaha nyine ku rusengero kuri ADEPR mu mujyi, ni hano mu Gakinjiro. Umuhango ugiye kurikiraho tugiye kujya Rusororo nyine aho bagiye cyangwa se tugiye kumushyingura nyine. Nta kundi mwese mukomeze mwihangane kandi nyine
ngayo nguko nyine uw'Imana ashyize ku isi yishatse iramwisubiza. Uyu munsi niwe, ejo ni wowe, ejo bundi n'undi wundi. Ndacyari Lil Pac with the best.